Murakoze, amazina yanjye nitwa Hirwa Aime Concorde, nkaba ndi umwana w'imyaka 13. Muko mumbona hano inyuma yanjye hari bashiki banjye 3 n'undi mwana wa mama wacu, mama arera wa 5. Rero muri uru rugo rwacu tugira ikibazo cyo kubura ibyo kurya, tukaba mu buzima bubi, hakabaho n'igihe njya ku mashuri naburaye kugira ngo hatagira ikibazo ngira saa sita nkiyiriza ku ishuri, nkiyiriza nyine ntekereza uburyo ndi buze gutaha mu rugo, usanga bimeze cyane ko iyo ndi no mu ishuri mba ndi mu ishuri ariko ntari ibitekerezo byanjye bitekereza ku buzima bwo mu rugo n'uburyo nasize mu rugo hameze, ntekereza uburyo bashiki banjye bari buze kurara, cyane ko njyewe najya nitekerezaho cyane kubera ukuntu nkunda bashiki banjye, nkunda na mama, nkajya mbatekereza uburyo bari buze kuraraho uwo munsi. Ihangane kandi ndizera ko Imana ibihari, kandi nyine nawe niba wizerera mu Mana nizera ko ibyo bishoboka. Imana nizera ko ishoboye byose, ariko hari igihe kigera ku buzima tutazavugamo. Ukaba wifuza iki rero kugira ngo ibi bintu bizashoboke? Nifuza ko hagize nk'ugira neza watugira neza, yaha mama igishoro agakora, akabasha kujya abona ibidutunga n'uburyo atwishyurira minerivare yo ku ishuri, kugira ngo tubashe kwiga neza, cyane ko njyewe mbu wa mbere mu ishuri. Imana yangiriye neza impa ubwenge, mbu wa mbere mu ishuri, ariko kubera ikibazo cy'inzara mba numva nkategereza ko nshobora gusubira inyuma kubera inzara. Rero hagize nk'umugire neza watugirira neza, yaha mama igishoro cyangwa akaza akajya adufasha, agaha mama igishoro cyo gukora, mama agakora akajya abona uko twishyura minerivare, akatugurira n'ibikoresho kugira ngo tubeho ubuzima bwiza. Uvuze ko uba wa mbere ku ishuri kandi wicara mu ishuri ukagaragara nk'udahari, bishatse kuvuga ko noneho ibyo byose bihari, noneho wanarenza n'amanota usanzwe ugira. Ibyo byose mbashije kubibona, ntabaho neza, nkagira ubuzima bwiza, n'amanota ngira mu ishuri. Ubu ugira amanota angahe kuri uwo mwanya wa mbere? Ufite angahe? Kuri uwo mwanya wa mbere sinjya ndenza amanota 75. Bishatse kuvuga ko ushobora no kuzuza noneho 100% waramutse. Yego. Urumva ko Imana yakomeje kubahisha mu buntu bwayo, murasa neza, nta muntu wamenye ibibazo mufite, kereka nyine nkatwe mwashatse kubibwira, ariko ntabwo muri mwenyine, Imana iri kumwe namwe. Imana iri kumwe natwe, dore ubu ngubu aha mu rugo iwacu tumeze neza. Imana iduha umubiri, ikagerageza kuduhishira kugira ngo abantu batamenya uko tumeze. Nk'uku nguku ubona nta byo kurya tuba dufite, nta mibereho tugira, ariko kubera gusenga Imana ibasha kuza ikabana natwe, ikatwiyegereza, natwe tukayiyegereza, ikaza ikaduhumuriza, ikatubwira ko ubuzima bwacu bugiye kubworoshya, ikaduha ubuzima bwiza, ikaduha uruhu rwiza, ikaturinda kurwara bwake. Rero nabwira abadukurikiye ko gusenga Imana bihishira umuntu uburyo ameze, cyane ko hari n'ababwira bati se ubuzima uburimo cyangwa n'ibyo wawihimbiye. Rero kubera Imana dusenga, kubera ko idukunda ari nziza, ibasha kuduhishira. Uwavuga ko turiya twatsi murya hari ibanga ririmo? Ibanga ririmo, turaryoha, ni twiza, turaryoha. Abantu bose bashobora kuturya? Umuntu yagenda akaduca, ariko nyine ntabwo wapfa kuturya utari mu buzima bubi ngo umenye uko bimeze. Murakoze, amazina yanjye wanyita Ineza Teta Emeline, nkaba dufite ikibazo cya hano cy'inzara. Rero mu by'imibereho tukaba twarabayeho nabi, kandi mu gihe cyo kwiga tukaba twarigaga
kubera nari ifite inzara, umukobwa twigana mukuru yandutaga, igihe kimwe nza kubimuganiriza arashuka, arambwira ko hano hari umugabo wazatugurira ibyayi n'amata n'amandazi, aranjyana. Hashize igihe narabonye nyine ko abitugurira nta kibazo. Igihe kimwe tugiye bafata ku ngufu, nibwo natashye mbabaye, ndaza mbibwira mama. Uwo mugabo arangije aragenda aramurega, amaze kumurega baramufata, we n'uwo mukobwa barabafunga. Bamaze kubafunga, uwo mugabo ubungu mama agiye kumva yumva bamufunguye, twarababaye kuko bamufunguye. wari ufite imyaka ingahe icyo gihe teta? 12. ubu wiga mu kangahe? Niga mu wa mbere segonderi. icyifuzo cyawe buriya ni ikihe? iyo ureba ejo hawe wifuza iki? wifuza kubaho gute wowe muri iki gihe? Yewe icyo nifuza na musaza wanjye na barumuna banjye ni uko twumva haje nk'umugiraneza akatwitwarira, tukumva ko tugiye kubaho neza, twiga tukabaho ahantu heza, cyangwa hakaza umugiraneza agaha amafaranga mama, akamuha igishoro gifatitse, agahaha, akanakora akazi, cyane ko hari n'ako yakoraga yacuruzaga akaza guhomba, yongera agasubira gucuruza, yazajya abona uko aduhahira. ni nk'iki kikubabaza? icyo ureba kikakubabaza? ndabona uri umwana nyine umaze gukuramo, ni nk'iki ubona kikubabaza iyo urebye umuryango wavukiyemo? Ikintu kimbabaza ni uko papa na mama badufatanyije kutubyara, tukagira ikibazo cy'uko papa ataduhahira, kandi mama akatwifatanya kuduhahira, cyane ko nawe atafite n'akazi. Bikaba uko nguko tukajya mu cyumba tugakora nk'amasengesho, tugasenga, tukihamagarira Imana, tukanaririmba. Twajya kumva tukumva umugiraneza arakomanze, tuzaniye nk'ibijumba, turatetse, turariye. hanyuma uwo mugiraneza aramutse ataje bigenda bite? mubaho gute? Iyo atazaga mu gihe cy'imvura hari utwatsi tubaho, tuba dufite umunyu, twagendaga tukadusoroma tukaturya, twarangiza tukiryamira. ku ishuri abana mwigana bagufata gute? bababona gute? Ku ishuri abana basererezaga, bikabaho nkagira, hari igihe babaraga nkarira cyane, hari igihe nasabaga n'uruhushya nkitahira. kuki utegeraga ubuyobozi bw'ikigo babwira ikibazo wagize mu ishuri, wenda kugira ngo bitazongera kubaho ibyo abana bagukorera? ntabwo narakibabwiye, baracyumva, ariko ubu ngubu nsigaye numva batakiserereza. hanyuma rero teta, ubu wafashe izihe ngamba kugira ngo ibyakubayeho bitazongera kukubaho? wumva byagenda gute? icyo numva ni uko ibyo byambayeho tugomba, haba nta biryo bihari, tugomba kwihangana. mama yabibona akaduhahira, ariko twihanganye, tukemera inzara ikatwica, ariko tukihangana, tugasenga. teta, reka tugushimire, kandi Imana iri hafi, izabitaho. Imana nyine ishobora byose kuba yizera. Imana wizera ko ishoboye iki buriya wowe uko bireba? ubona yaragukoreye iki mu buzima bwawe? Imana nizera ko ishoboye byose, kubera ko igifasha n'abantu bakaza bakatuzanira n'ibyo kurya twumva twashonje, kandi ikaturinda no kurwara, kandi ikaturinda no kunanuka, mugahorana itoto nk'abana barya. amen. umwana wahohotewe ni uwe? umwana wahohotewe ni umwana wa kabiri, yitwa Ineza Teta Emeline. ni ukuvuga ngo kubera ibibazo by'ubuzima tubamo by'inzara, yaje guhura n'umunyeshuri bigana, akajya amujyana kugira ngo babahe ibyo kwiga.
ahohoterwa n'umuntu witwa Ntezimana Emmanuel. Uwo Ntezimana nabishyikirije abayobozi ba RIB, baranamufata baramufunga. Umwana bamujyana kwa dogiteri kumupima, basanga dogiteri avuga ko umwana yahohotewe, ariko naje kugira agahinda kuko nta muntu bamurekuye kandi yaramuhohoteye umwana. Nicyo gituma hanini n'abana banjye mbaherekeza iyo bagiye ku ishuri, naravuga ngo ntibagatahe ntahageze. uwo wamuhohoteye yari ari mu kigero cy'imyaka ingahe, yakoraga iki? Uwo yari umufundi akorera inaha, ari mu kigero cy'imyaka 32. Noneho rero urumva umwana agira ikibazo cy'ihohoterwa yabikumenyesheje gute, wowe wabimenye gute? Umwana nyine agira ikibazo cy'ihohoterwa yaraje arabimbwira, arambwira umwana yatashye atishimye, mbona atameze neza, atagenda uko bisanzwe. Ndamwegera ndamubaza, umwana ahita abimbwira, mubaza n'icyabimuteye. Sanga nyine ko abana barashukika, bageze afite imyaka 12, baramushutse nyine no kubera kuburara no kubwirirwa. Uwo mugabo abashukisha kujya bagurira icyayi muri kantine n'amandazi. Nicyo cyateye umwana guhohoterwa. Uwo mugabo imyirondoro yiwe mwarayimenye cyangwa yarabuze burundu ntimuzi naho mwamushakira? Uwo mugabo aho twamushakira aturuka Nyamagabe, ariko ninaha muri Gisagara arahakorera. N'ejo bundi naramubonye aridegembye, kuko baramurekuye, baje kumurekura bintera agahinda. Ari nyina w'uwo mwana birirwa bantuka ngo ntacyo nakoreye ubusa. Ari n'uwo mugabo akantumaho ngo amafaranga, nyine yatanze amafaranga, baramurekura akantumaho nkomeretsa cyane. urumva byaba byaraturutse kuba ari imibereho yo mu rugo? Byaturutse ku mibereho yo mu rugo, kuko umwana wanjye iyo ataza kugira imibereho mibi ntabwo yari gukorerwa ihohoterwa. Imibereho yabuze ibyo kurya, nicyo cyabimuteye. Mwaba mwaragerageje gusuzumisha umwana murebe ko nta burwayi bwandura yaba yarahuye nabwo? Twaramusuzumishije n'abayobozi babifashamo, twaramusuzumishije dusanga nta burwayi yanduye, uretse amafenegisiyo. Bamuha imiti yo kwa muganga, bamuha imiti ibasha kugabanya ayo mafenegisiyo. Rero ndibaza ko ari ama-infection yaragize mu myanya y'ibanga. Ni mu myanya y'ibanga, ni amafenegisiyo mu myanya y'ibanga, nta bundi burwayi yamuteye. Hanyuma rero twabonye imibereho hano mu rugo. Gitera w'ibi byose ninde? Nyirabayazana w'ibi byose ni umugabo wanjye, kuko twashakanye twiyemeje ko tuzubaka umuryango. Niwe gitera, kuko iyo atava muri uru rugo ntabwo ubuzima bubi twari kubugira. Twari kugumya tukabaho, cyane ko naracuruzaga, nawe ari umumotari, tukabona igitunga abana. Nyirabayazana n'umugabo wavuye muri uru rugo akantana abana, azi ko twababyaranye, ngasigara mbarerera hano muri aka karere. Ndi nagenyine, nta butaka, ntaho guhinga afite. Abana yabagutanye, umukuru yari afite imyaka ingahe abagutana? Umukuru yari afite imyaka 8, ubagize 13. Umutoya nibwo yari akimara kuvuka. Ubagejeje? Ubagize imyaka 7. Umwana agejeje imyaka 7 atarabona se? Ise nawe ntaragira amarangamutima yo kugaruka kureba umwana we? Ntabwo yigeze agaruka kureba umwana we, yaranze. N'abana bagiye batira amatelefone ngo bamuhamagare, bakamwibwira, agahita babwira n'aba akabakupa, ntabashe kuvugana nabo. Hari igihe mu bibazo byo mu ngo nta wamenya ngo nyirabayazana ninde. Ese wavuze ko mwari musanzwe mubanye neza, ukeka ko ari iki cyaba cyaramuteye iyi ngeso? Ikintu cyamuteye ingeso ni amarari y'abagabo, kuko yageze i Kigali yenda agira amarari, ahita ashaka undi mugore, babana n'undi mugore, baranabyaranye. Nta kibazo mwari musanzwe mufite? Nta kibazo twagiranaga, twari tubanye neza. Ko yavuye hano agiye guhaha, nanjye sigara ncuruza, ariko amaze kugenda kubera n'ubuzima no gutunga abana njyenyine,
ibyo nacuruzaga biza guhomba. turi mu kagari ka Gisagara mu murenge wa Ndora. Aha rero twahasanze mama avuga ko amaze imyaka igera muri 3 adasinzira. Abiterwa n'iki? Niki cyaba kibyihishe inyuma? Reka tumuhe umwanya nawe atangira twibwira, atubwire n'inkomoko y'iki kibazo. Murakoze bantu b'Imana, nitwa Uwineza Venansi, ndi umumama uri muri mudugudu wa Ndora, kagari ka Gisagara, umurenge wa Ndora, akarere ka Gisagara. Nagize ibibazo bikomeye cyane, navutse ku babyeyi ariko mbura ababyeyi mfite imyaka 7, nza kuguma mu buzima bubi, nakuriye mu buzima bubi, ariko Imana igomeza kumfasha, nza kwinjira mu rugo, mbana n'umugabo, dushakana byemewe n'amategeko. Umugabo wanjye yarantetereje, umumbona afite ikibazo gikomeye, uburyo maze imyaka 3 ntasinzira, nibaza ku bibazo bya umugabo yaje kuntana abana. Yavuye mu rugo nta kibazo, agiye gukorera amafaranga i Kigali, atwara moto. Agezeyo ntegereza amahaho ndayabura, shiduka umugabo yarashatse undi mugore. Urumva nkimara kumenya ko yashatse umugore, byambereye ihurijo, nagumye kumuhamagara akanyihorera, nkamuhamagara akanyihorera, nkamubaza uburyo ki abana bazabaho, ntagire ikintu abivugaho, akampupa. Ubwo rero mfite agahinda gakomeye, kubera n'abana banjye ntabwo mbasha kubona ibyo mbaha byo kwiga, baraburara bakabwirirwa, ku bikoresho byo ku mashuri babyanyobeye cyane, ko mfite n'umwana wagize ikibazo arahohoterwa kubera inzara. Iyo mbyibutse ibyo byose numva binteye agahinda, nkabura icyo gukora. Mundeba uretse hano hantu mfiteho ho kuba yansigiye, nta hantu namba mfiteho kuba, nkunzwe no kujya mu kiraka. Hari utwatsi tujya tubasha kudufasha, Imana yateye ibimera tukadusoroma tukaturya, ndi kubagarira abantu ibishyimbo. Iyo twatubuza abana banjye ndahangayika, ntabwo njya sinzira, nuvuga ngo mba numva nifuza kumera mu buzima bw'abana banjye. Niyo bagiye ku ishuri ndabaherekeza, biga secondaire nkabageza ku kigo, abajya muri primaire nkabaherekeza. Narababwiye ngo ntimugatahe ntahageze, kuko mba afite igishyika cya papa wabo. Urumva papa wabo yaratwanze burundu, ngo biga bashaka, yarambwiye ngo naho yabona abana banjye yabica, kuko atakibashaka. Urumva ni ikibazo kinkomereye gikomeye cyane, ntabwo ngisinzira, nabuze amahoro. Nkibaza icyo nzakorera bano bana kugira ngo babashe gukura neza, ariko bikanyobera. Ikibazo cyanjye sinzi ukuntu kizagenda. Iyo ugeze mu bikomeye, abantu bose bagira ibihe bikomeye bageramo, wowe byitwaramo gute? Yego murakoze. Hari igihe ibyo byose bidushobera, tukajya mu nzu tukamaramo iminsi 3 twikingiranye dusenga Imana, mbwira Imana ngo yaba yarije ikanatujyana tukava muri ubu buzima turimo. Kose ibyo byo jya mbisaba Imana iyo turi gusenga, nkavuga ati Imana ngwino udutware, dore ubuzima buratunaniye, utwijyanire birangire. Ese koko ku kibazo kijyanye n'imyemerere, ujye ureba iyi Imana iyo umuntu ayisabye imusubiza koko? Imana iyo usabye iragusubiza, kuko yagiye murabibona iyo myaka yose maze. Umugabo ntayashize imyaka 4 hafi n'igice, muri iyo myaka 4 maze imyaka 3 nta kazi. Imana ibahiye utabaje, kuko hari igihe dusenga tukajya tukabona nk'umuntu arakomanze atuzaniye ubugari, tukavuga ati Imana iradushubije. Tukabona n'undi yenda haciyemo icyumweru undi arakomanze atuzaniye ibijumba, tukavuga icyo gihe turishima, tukabona ko ari Imana idukoreye ibikomeye, Imana irasubiza. Icyifuzo nifuriza abana banjye nuko mbonye umugira neza akaba yafata umwana umwe, yafata Hirwa cyangwa Teta cyangwa Hanze cyangwa Kaneza, akabajyana
ariko nzi ko bagiye mu buzima bwiza, bagiye kwiga bakarya ntibanyicirwe n'inzara mu maso, kuko tujya tumara iminsi 3 turi mu nzu twikingiranye turi gusenga Imana ngo iduhe amafunguro y'uwo munsi, kuko mwabibonye dutunzwe na turiya twatsi. Ngenda mbagara ibishyimbo by'abantu nkadukuramo, njye ngira igishyika iyo imvura itaguye cyangwa ntabonye n'icyo kiraka. Nkumva rero mbonye umuntu wamfasha muri ubwo buzima akajyana umwana umwe uwo ashoboye, byamfasha cyane cyane, byamfasha cyane, kuko rwose njya ngira igishyika cy'abana banjye, niyo mpamvu mbaherekeza no ku mashuri. Cyane ko hari ahantu hatubwiye ko umaze imyaka igera muri 3 udasinzira. Iyo uri mu buriri ubigenza ute, uba wifashe ute? Iyo ndi mu buriri bampangayitse ntabwo njya sinzira, bandikurira, narwaye umutwe udakira kubera ibibazo, nibaza uko abana, mbega ntabwo sinzira. Nabashije no kwivuza ngo mbone ibitotsi ariko biranga kubera ibibazo by'abana banjye. Umugabo wawe ava muri uru rugo akagenda, yari agiye gushaka amafaranga, utekereza ko ari iki cyamufatiye i Kigali? Icyamufatiye i Kigali ni amarari y'abagabo, kuko yagezeyo urumva sinari hafi yiwe, ahita ashakayo undi mugore, afite undi mugore banabyaranye n'umwana, cyo gituma cyatumye atagaruka. Watubwiye no ku kindi kibazo cyabaye cy'umwana bita Teta. Teta yafashwe ku ngufu afite imyaka ingahe? Ese ni iki cyatumye afatwa? Yabarakubwiye impamvu yabyo? Umwana yarabimbwiye kuko yaje, urumva byamuteye igishyika bikimubaho, araza arambwira ati mama simeze neza, nanjye nari nabibonye ko atameze neza, ndamwegera ndamubaza, arambwira ngo ni ikibazo cy'imibereho kuko yaburaraga. Undi mwana yaramushutse, aramubwira ati urumva yaganirije uwo mwana amubwira ko baburara tutajya twiga. Umwana amugira inama ati rero Teta, ngwino hari umuntu w'umugabo uzajya utugurira amandazi n'ibyayi, kuko yabaguriraga amandazi n'ibyayi muri kantine. Nicyo cyamuteye kujya. Uwo mwana wabaga uri kumwe na Teta yari umwana w'umuhungu, yari umwana w'umukobwa? Yari umwana w'umukobwa ufite imyaka 18. Teta afite imyaka 12. Uwavuga ko uwo mwana nawe uwo mugabo yaba yaramuhohoteraga? Nawe bose nyine yarabahohoteraga. Uwo mwana we nta makuru yabitanzeho? Uwo mwana nta makuru yabitanzeho kuko yari mukuru, yarabihakanaga. Byageze mu bayobozi arabihakana, ariko Teta we yabyemeye. N'ibimenyetso byo kwa muganga bigaragaza? Ibimenyetso byo kwa muganga byari byagaragaye, dogiteri arabigaragaza, kuko n'umwana yaje kugira amafection mu myanya y'ibanga, ariko bamuha ibinini amafection arakira. Gusa icyo nshimira Imana nuko nta ndwara yindi yaba yaramwanduje uwo mugabo, umwana wanjye ni muzima. Hanyuma rero hari igihe abagira neza barebye iki kiganiro bakavuga ati koko twabadopta abana tukabatwara, nibyo Hirwa nk'uko bivugaga bakamutwara, Teta bakamutwara n'abandi ba Ange. Niba ntibeshya niba ariko yitwa Ange na Teta na Kaneza. Ntekereza ko babatwara nibyo. Ise w'umwana nta kibazo yabigeraho? Papa w'umwana nta kibazo yabigiraho, cyane ko urabona yaba bashaka abafasha kubarera, ntago abashaka rero, niyo mpamvu ntacyo yabigiraho. Kandi nibwo yagira ikibazo, uwo naba mpaye umwana wanjye njyewe nabihagararira nka mama wiwe, nta kibazo yabigiraho. Hanyuma rero hari n'abandi bafasha bitandukanye, kavuga ati reka ngiye mbafashe bari kumwe na mama wabo. Wumva yagufasha iki? Yego murakoze. Ikintu numva umugira neza abonetseho kumfasha yamfasha, bamfasha kubona ibyo kurya by'abana no kubona igishoro, kuko nubwo uwo yaboneka ashobora kumpa ibyo kurya by'uyu munsi ariko ejo ntabimpe. Rero mbonye igishoro nk'amafaranga nkabasha gucuruza, kuko naracuruzaga nza guhomba kubera ibibazo byo kurera abana njyenyine, nacuruza nkarera abana kandi bakaniga neza. Hanyuma se washaka kugufasha uwo mushinga w'ubucuruzi nk'uko bivuga, ntiyagira igishyika ko ubundi wakongera guhomba? N'uwuhe mushinga wakora wamuha icyizere koko k'ibyo wabikora uwo mushinga ushobora kumara igihe kirekire?
nacuruza umushinga w'imyaka, kuko imyaka igira amafaranga, nk'ibishyimbo, amasaka, ibigori, imyumbati, amafu y'imyumbati, ntabwo bijya bihomba, kandi mbonye igishoro kigaragara nagura n'ubutaka nkajya mbasha no guhingamo nanacuruza. Hanyuma rero uwifuza kugufasha cyangwa se wagira uwo mutima wo kugufasha yabicisha ku yihe nimero ibaruye ku mazina yandi? Yego murakoze, nomero yacishaho 0787 738 5 06, 0787 738 5 06, bariye ku mazina yitwa Uwineza Venance. Uwineza Venance, mu buzima bwawe n'iki wicuza? Mu buzima bwanjye nicuza kuba narabayeho, kuba ndiho ntabashije nkajya ngashaka umugabo akantererana. Njya mbyicuza kuba narashatse umugabo akantererana, akantana abana, kandi nta bushobozi mfite bwo kubarera.